Alright, reka tuje tukazugureba Eben 250 turi kumwe na Esther. Uyu nguyu akaba ari umu ex wa Nzovu, akaba ari umwe mu bakobwa cyangwa se abagore cyangwa se abadamu bamaze kugaragaza ko rwose Evan ari ukwidwanaho nkuko ajya byivugira, abari kwidwanaho ubu ngubu tuvugana, akaba ngo yaramaze kwitsindira imitima y'aba diaspora, ngo n'umugabo rwose mu diaspora wanamukunze uvuze ati nzirengagiza ibintu byose. Noneho ejo hano maretse muri commentaire ayinsomera turi kuvugana nyine commentaire nyine ya danger tu ariko arambwira ati soko ubu barambwira igihe naguhera inkubona ko kuvera zamano kize koko ibingi bana hari ikintu byanwa. Umuntu yanditse commentaire kuvuga nabi fo umugabo warayireba aravuga ati ndakuzi humura. Ubu icyawe naho kijya niyo waba umeze gute, niyo waba urara majo, niyo waba ubyuka. Ako dufite amakuru kuri kwitsindagira kuri Nzovu, akamwitsindagira se urashaka kumugurira imyenda cyo ni cyambere, urashaka kumugurira amaboxa cyo ni cya kabiri, urashaka kumugurira ngo muri hato na hato ngo aho umusanzu umugurira brochette umugurira umva ni sharumva njewe reka maze nkubwira nje nyine nicara urumva ubwanye ngiye mwicara ubwanje burana nuza nura rwa ruhanze ikintu namushimiye sinambwa ati rwa hanze ndibuka umunsi wigize gushima ushimira Nzovu ko wigeze ku 2,000 uragenda ugwatiriza phone yawe n'ibyo 2,000 Nzovu yaguhaye. Ndagushimira ko agiye kumushimira mukubitana gitanda bagati thank you kabisa uri umuntu mwiza. Nibyo turi kuvuga, turavuga ko Nzovu uri kugenda umwizirikaho. Ako mwizirikaho cyane n'ikiziriko umwigururo utuntu twato na tw'imyenda. Imyenda ushaka kumugurira nigamije iki? Nje kamaze ndene navuze ko nakubona cyane navuze ko hari kado nzaha Nzovu ako kandi nzayimuha. Uzamugurira akamodoka nabo ubushobozi nabugira pe. Kandi wavuze ko cyakoze ni umupira wa 2 cyangwa imipira 2 bine nayabona. Ariko nawe kabisa usigaye wambara nk'umuntu ufite umuntu uri iyo ibwota amasinda. Ufite umugabo cyane rwose. None ufite umugabo azi ko ubana na Pateri ubabifite. Oya, Pateri se harugura mwumva yaje wanje. Waramukati? Nagakize wanye neje Pateri yaramamagaye ngo se ngo nze ngusure ndavuga nago mari. Nago mari ngomba kuba ndi ngiye nyine nkatuza mu mutwe wanje na stress nyineye. Ubuse n'iki cyatumye mureka Pateri n'uwo mugabo? Oya. Nje bwanye natekeje nsanga Pateri ntacyo yicara n'icyo akize. Nyine uza kigamba. Kumara mu bunyunyusi. Ahubwo yamaze mu bunyunyusi. Nasa ninjye cyangwa ninjye abomazemo. Umaze kumunyunyuza none uramujugunye. Ni nka shikarete mbese. Ahubwo hoya reka mbwira. Nyine buri cyawe nahantu kijya kijya nyine. Uwawe harahabari. None se uwawe ubwiwe n'iki ko wari ari we wawe? Ibikorwa birivugira. Uritsamura ijana rikinje wakorora desi ni gutyo ariko bare oya nje harano bankunda batitaye nyine kubyo nkora cyangwa nibiki mbanyikundira tu kandi abantu bankunda burahari barandeba bakabona hari icyo bambonamo hari ikindimo ndi nyenyeri muri kiro urumurano hose arewe. Ako rero reka mwereka we nawe nimba ushaka kuba iyo nyenyeri koko ugomba kujya uhindura imvugo ukagerageza kujya uba umuntu w'ukuri. Iki nabeshye kandi ukajya ureka kuvuga amagambo mabi. Ari ibigambo uvuga umuntu ariko reka njyewe numva turi mu kazi ariko wiyaturiraho ibi. kandi mama maze nkubwira hari igihe nkana umuntu ajya gukora nk'ahantu reka mbwire ure extra wowe hano ikintu n'abantu benshi niyo mpamvu bavuga ngo ukuri tuzakumyira kuri extra hano hawe na content zihaba hano niyo tugiye gutopfora hari ukuntu tuducecekesha cyangwa ukatubwira Olivier ngo gira gutya kora ibyo bintu ariko abandi babashaka izo boro nyine babashaka twebwe twivemo izo nizo content mujyari mutuka umuntu akakubwira ati kora iki kintu kakana nukabwira uyu runaka niho muhita mubona avantage yo gukora iki kintu ugasanga nta ewana tuvuze ibigambo biterekeye ko ndemba ndi mu kazi nundi mutima mba mbivuganye. None se uravuga iki ko kuba bigenda bivugwa ko uriya mukobwa wihebeye Nzovu ngo nawe ngo ari guteka imiti? Njye reka maze nkubwire ukumva njye hano njyewe akiza bwa mbere njye rwose numvishe buriya nta kibazo numva kamukunda numva nta kibazo ariko n'icyuma ngo yaje ashaka kuzamuka
njye nabati se gute yaje ashaka kuzamuka naje zamuke tuje tuza duhurira imihanda tube tuvuge ducomekana amagambo ariko ataza kwijijishwa ngakunda nzovu kandi ashaka kwizamukira kandi buri iyo ushaka ikintu uragiharira paka ukigezeho nze deal ngo yapanzwe ari amakuru yifiteho yatanzwe gute deal yapanzwe nyine kugira ngo azaze nyine yitwaje ibyo ngibyo njye nanjye ni umuntu wampamagaye arambwira ati se urabizi ko hari umunyamakuru ngo wazanye ngura mushire wa nzovu gushaka kugira ngo uzime ndavange nago mbizi mushanga ngo hari umunyamakuru rwose ngari kubishyiramo imbaraga ngibaze ko yagiye no kuri Exirage ngo ese ngo kandi urabizi ngo kuri Exirage ngo nta muntu ugiye upfa kujyayo ngo ariko ngo bibaze ko uwo muntu ngo yageze uko ashaka kose ngo kugira ngo izina ryawe ryibagirane ndavuga njye rero ndavuga ati njye uwo muntu baramukubwiye ariko wiki uwo panze ibyo ngibyo umunyamakuru ndamubwira ati njyewe rero n'ubundi njye naje nangwa sibyo kuba bamvuga wenda bashaka kunsenya njyewe Imana niyibizi njye kandi narazana mw'iki kibuga njye ntabwo naje gutyo gusa njye ibi bintu naje njye Imana yarabivuze narazana mw'ibi bintu njye barabimanuriye bambwiye ko izina ryanjye rizamenyekana hanze y'igihugu n'ahantu hose kandi ko nyine buriya wari warabibonye mu nzozi barabimanuriye naraza mw'ibi bintu pe bakubwiye gute njye nagiye gusenga nyine muri niyo mpamvu bura no kuwa mbere mugora amateka mashya ngiye kuri rwa rusengero rwanjye nabwira Imana yanjye ati Mana ndagushimiye ibyo wambwiye ko wabikoze njye nagiye gusenga icyo gihe nanjye ningoye na Primus icyo gihe numva natazi nyine hari igihe ubuhanuzi bwawe bavuga ati jyayo kugira ngo umve ubuhanuzi bwawe nagiye rwose njye nanahatiriza ngiyeyo umuntu wari waje aho ngaho aramagurutsa ngo wowe wambaye duherena ngo haguruka ndahaguruka baravuga ngo wowe uje kuzaba umuntu ukomeye cyane ngo kandi izina ryawe ngo rizamenyekana hanze y'igihugu mbese ngo kandi umugisha wawe uzaturuka kuri telefone uri kumva njyewe ndavuga ati se umugisha wanjye nta muntu mfite njye nta muntu mfite nta muntu wo hanze mfite izina ryanjye ninde uzareme bambwiye ko nzarurana inzura n'indege simbizi niyo ndege menye nzanayurira urumva nditaye ndavuga ati shani ni by'abarokora ariko mpita nizera kuntu bambwira ngo Imana izamu umwana mpita mvuga ati ndabura koko sinzi guhana umugisha wa telefone uzava uwo muntu arambye ati n'ikimenyimenyi hari umuntu wo mu muryango y'iwanyu Imana imurinze kugwirwa ngo ninuza n'ikigega kino kigega kigaturika kikagwa kunuza ku nzu inzi kabase ikamugwaho Imana iramurinze Imana ikuye urupfu amaremwe mujye kurira amarira menshi mu muryango wanyu sinase bukeye numva wa mwana mukuru wanjye utuye no Sonatiba n'amagara ngo Mana ngo mbega Imana ngo uziko ngikigega cyo mu gipangu ngo cyaturitse ngo ariko ngo kuye ngo gikubita ahantu twaye turyamye ngo kigakubita ngo urundi ruhande mita nibuka ibyo bintu nibyo ra n'imbere y'Imana n'imbere y'Imana ubwira nawe hamagara n'uwarisa niyo nzu bana yivuyemo nukuri ikigega cyaraturitse inzu nyine kiragenda amazi nyine igisinuza kiragira nita mugatesha natashye mbwira nura mukuru waje mbwira na murumuranya gatesha bagutya na gutya mitana ati ni Imana yabivuze niberaho nibwo nese ncomekana na nzovu ubwo tayari izina ryawe barimenyekanya ku isi ni mahanga nzovu ahita nkubita 20 akagenda ahita hamagara icyo gihe Delphine ngo nahuye n'akana ngo katandukanye n'umugabo ngo keza cyane ngo akazaza agenda mvuga n'iki yaramwe niko twese nyine inza kandi umugisha wanye ko uza kuri telefone no se ura muntu wankuye kwa nzovu amafaranga se yanyoreje kuri telefone saba hanze se ese ubona wowe na nzovu umupiki nje nta n'ikintu tunapfa nuko Imana nje mukunda gutopfora ndabizi se njye ko nje nzova abonye umugore bose nje n'abantu bavuga ngo nje ngirishye rya nzovu nuko nta n'ibyo ngira nje turi hano mu kazi iyo birangiye hari n'abantu bamamagara ati se koko uriya mukobwa Diane umugirira isari nkavuga ati mbaba urebe ibintu tuganira nje sinjya nganira kuri bagenzi banjye umanye sinjya nkugira nanjye banifitiye ibyanye nanjye nakuganiriza tukazageza ejo mu gitondo nonze ko inzovu yakubonye ubona hindutse agatangira kugira umutima uhindutse simbizi nahano twari turi rwose umva uwo mutipe batisha inzovu aracyagukunda pe ahita ngo umuhoberane ndamuhobera nyine kuko twe turi mu kazi nabindi rero umuntu uri kundwanya ni mwe mwandwanya ko ntabwo mwandwanya ikindi
icyo Imana ishaka kuzangiza hari ivyo ni ibikangisho. ntabwo ari ibikangisho ni ukuri kw'Imana oya njye ntabwo oya njye reka nkubwire n'imbere y'Imana njye ntabwo naje muri ibi bintu kubera njye oya waje muri ibi Imana yari izi umugambi kandi icyo yashakaga ndiza yaranakigezeho Imana ngiye ko ndi umwana mana wo Obedi sigaye ndeba televiziyo sigaye nicara mu ntebe nziza sigaye nishyura inzu ku gihe sigaye noga amazi ashyushye cyangwa akonje sigaye nambara umwenda basigaga 44 gusubiza inyuma kandi mbere naraguraga umwenda w'igihumbi nkumva cyangwa bambwira 500 nkumva ni menshi niyo kuko natashimira Imana kuko ndashima Imana cyane abandwanya ukaba ufite fiance w'umudiaspora none ikindi kirenze none kuvugana ni kera nje nabonaga abantu ngo +1 nkumva iyo nimero niyikuzimu ariko nsigenze hamagarwa ubu ziraguhamagara zimwe ukazireka zikanacika uye ndabitaba baranankunda hari n'umama none uwitwa Nyecuri na wanyise Sunda we none wajya ngo ndi nk'umwana we none ho uwo mumama ubwo none harankunda kuri rwa rwego wajya ngo ndi umwana we rero Imana ntabwo nitigeze naya mpamvu rwose ngiye nkabwira Imana ati Imana yanjye thank you mwagafanta kabisa man of course wana ko nyine natabona hano Imana iri ngo yigurira ka ari igihe bikurenga ugahita ubwira Imana ati Imana iguhe umugisha ngiye rigenge no koga no muri douche nareba wana kubona basigaye banira amazi banyana muri douche nkahita nshyira amavi muri douche ibyo nibyo bikurenga umva gahinda nkahita ndira ubundi niho ndira ngiyewe nkumva ibyishimo birangisha ati thank you Jesus nokuri yera bavuga uzo uwo muntu wundi ushaka ari serious uwo mudias ari serious ushaka nuze mu mwana mwiza kurpana kurara mu mayaga nyine yagupropose ko ashaka ko mubana cyose ako ngubu igihe cyose muza nk'uko mukagenda mugira wenda nk'uko bose mukabona abagabo mukajya mwaraje wenda muri abakobwa gutyo uri vye mukagenda bamusimbuka buri munsi azaba umusiribateri kugeza ryari urari vena isa nageraga haruzaza nawe avuga ati mfite amatavuza ngerega kera njye nyikiza mu imihanda numva ngo Olivier wo kurega Siraje wo mu cameraman noneho umuntu akavuga ngo se ngo Extraje ngacyakoresha ngo Olivier ndati ni wagikoresha nyine nkibaza uwo muntu Olivier ninde ariko dore no kure tamagi uraje wisubona umugabo wo mu diaspora ubugiye kurira indege ishangiye n'indege nzayurira cyangwa ni bya bihuba byawe nishoronye twari tuzi ngo giteye inzu ngubu ndetse mfite inzu oya njyamba nkubwira umugabo rero w'ishorongi yarafite abana babiri yaratandukanye n'umugore kandi wiga kuzajya mu rugo rw'umugore wavuyemo wese urinde ugiye kurwubaka none se uzi gute uwo nguwo wundi ko nabyo yaracyari umusore mwiza cyane kabisa wiyemeje gukora muzika none nije kwavuganya ngiye kubona mbanetse ambwira ngo ikiganiro cyo kuri Gisirage kirasohotse ngo reka ndebe bahita mbona ni Gitafu wakoze wabonye ko uzamubwira tere nk'ingo Gitafu yabaye iki Gitafu ariko afite uruganda rw'inkweto amutera inkunga mwe nka miliyoni 5 kuko Gitafu arashaka kujya gukorera imasoro ujyana nanjye yabanza akayineza akugire kishari we banza umubwire afashe bagenzi bawe wese suri umugore we isane none ninjoro ya betinze yarari kureba nimba ari umupira niba hajya hakinyo uwo mupira hajya hakinyo u Rwanda na nuze Nigeria hoya hanze si Rwanda Nigeria hoya ni Espagne ni yakinze n'Ubufaransa na Espagne hari hakinamo Mbappe nyine Ubufaransa bwakinnye na Espagne Mbappe no nyine Mbappe akina mu kihe kipe mwari makipe abiri n'Ubufaransa zatsinze niyo yafanaga nagiye gufana nagiye kora umupira kandi waruriyo ntuze wambazaga ibiki waruriyo ngiye nyine nari ndi kubaza nyine nubona nawurebye wowe wanawurebye ukawurukuba ngiye nagiye kureba ariko ntabwo nenze ngo birave birajyaye umugabo wa bettinga rero huye nyine yashyizeho azikari bugiye ya kunze umugabo wawe ko numva ari kubetinga agomba rega buri wese agira ikintu akunda buri wese agira uko atakwa nanywa inzoga oya we dukorere umudusabire miliyoni 4 cyangwa 5 ku Gitafu tuguha ibindi bikoresho Gitafu afite gahunda
hari n'inkweto gitafu afite wowe na Dusabe mugomba kugura. Urumva Dusabe nziza hari inkweto z'udusandari dufunguye mugomba kumuteza imbere nziza bitanu aho muhamagare muyamushirireho ejo azabazanira. ntabwo twamenye inkweto umuntu aragira uko akunda rero nitwa tukweto tutunuze abakobwa twiza turi hasi natugura da mumuteza imbere gitafu pe none bureka mubwire Alex Raj no kureka mubwire nyine ujye ubabarira abantu bakoze hano ujye ubazana. Iyo abantu bakoraga aho bamaze kabiri badakora nk'icyumweru bavuga ko abantu bazimye. wowe nawe noneho muri no minsi umaze iminsi ibiri bavuga ko wazimye. babonye gitafu kuri Alex ngo Imana na Noheli baravuze ngo yarasimye none yazimutse. Ubwo rero ujye utubabarira. Oya wowe icyo ngicyo tukusanye gitafu agiruka kandi ngize natera imbere twese tuzaba duteye imbere. Ako ni nabyo da. Urumva twumvikanye madame ya Kamwana ko ugomba kugura inkweto za gitafu. Nuko tuzatumuteza imbere pe njye mu nuko bari abantu bari si yari arimo abadamu muri bari mwagiye kureba buriya bari kuzijyana. Musaradoda afite akamashini gakora inkweto aradoda ariko gafite n'utwe dusandari. Ako gitafaza ubwenge reka twebwe tutazi n'umuntu buriya wasanga mwicaho ngaho mugomba gufashanya mugasunikana. Njye kintu rero reka njye nashatse kera ari umwuga wigeze kunkunda kera w'umukongomani arambwira ati ngiye kukwigisha kudoda iminuza y'intebe zino ntebe z'amadiva. Mbikubise uraje mukuru wanjye arambwira ati gute ujye kuri gunyonga inuza imashini ati uzaza uri gumeze gutya nanjye ndabireba nate koko ubu ngubu uzigwe unanjye mbangire ku rwego rukurerure. Ubwo wiyemeza kujya kuryama gusa ndabireka no kuri kw'Imana yarankunda ku handi yambwiraga ati mbabaruze ngiye nzaza nkumenyera bu kimwe cyose ariko mbikubise ubu ufite cya kimashini kirenze uzi amafaranga babona yari kera mba naraminuje ubundi ibyo bintu. Ariko uzaje wirinda kumva kenshi na kenshi ibitekerezo bidashobora kugira ikintu bigufasha. Rero nawe mbwana mbwa tubuzaza wiga ku mashini ngo meze gukinyonga nanjye ndabitekereza narateka kumuganuza nirwa n'imashini kandi koko wisoke wigendeye uyabonera gutya amafaranga yihuse wisoke ugiye kuryama. Mba ngeze kure ako nge mba ngeze kure pe. Ubu warubatse n'inzu yawe nubwo yaba ari umugomba. Nukuri kw'Imana ubu ngomba ndi n'umukire ubona ko uzuriya mashini imwe kunigura n'ubu ufite atelier yawe ufite fashion kandi mba nanjye mfite nk'amanuza y'intebe y'amadiva ubwo nyine bura ntago ari mama yanjye buriya. Nuko nguko ariko nyine twizere ko ibintu ari sawa gusa ugerageze umuntu witwa Nzovu mugendere kure utazasenya ibyo bandi. Kure se ni satani. Oya nyine wirinde kujya umuvangira. Se ndamuvangira gute? Nako nani kibazo. Abantu barabivuze kuri comment rwose ati ugaragaje shari. Shari reka nkubwire buriya ngiye n'abantu bandika ari ama comment ngo ngaragaze shari. Nukuri bajya biyandikira ibyo bishakira kuko nta wavuze abantu kuvuga kuko nta umuntu wese nagakundwa na bose ntago ndamafaranga. Je yandika ibyo ashaka ni ntacyo nimfite mu mutima wanjye na dani nta nicyo tunapfa hano tuba twaje mu kazi tuba tugomba gushishurana nabi nura mushuranje arambajije ariko ngo dani uramubaza iki waretse Nzovu akiyubakira. Waretse Nzovu akiyubakira ndavuga nukuri nani ibaze ko haranyine mba numva ko turi mu kazi nta nundi mutima mubi akabantu bakabyegereza umutima pe bakumva ko harimo akantu. Oya uko kubiri kose ngewe ikintu ngubu twatangiye ikiganiro cyatambutse kuri X-Large utaraza Nzovu na Dusabe baganira neza. Ako wapfuye kuhagera tayari ahita hinduka. Sharanze ubona ngo nakomerewe buriya. Ako kuki ukunda kumubwira ibyo bintu ubwire rega werure kuko uri wenyine noneho nawe uhari ngo aragutera amaboko. Nyine arakomerewe. Ushingiye kuki? Nase niba bavuze ngo naheruka kugira iko yeranja. Buriya Inzovu agazabivuga. Ako kuki uganisha buri kanya? Wese kuki abimbwira. Araguhamagara akabikubwira bitari mu kiganiro. Buri sayo twe turi yabimbwiye ngo asho nkwarakana ngiye gutana ninjoro ngo pate nari kumwe n'awo mukobwa ngo bita uruga
ndamwe cyangwa wamutahanye ngo wabibyirwa n'ikizi ngo kuna nimbikumbuye nawe se nufite umugore namwe rero gutera imbere kwanyu nimukomeza kujya muvuga ibyo bintu gusa narinze ngo wowe uravuga ati ushaka gutera imbere muri ubu mwe ni ibyo ngibyo gutu se niba umuntu ari byo akunda agira ngo umuntu abizire nzovu nibyo akunda niba ariko none wamenye ko n'umugabo wawe ababyumva uwo nguwo wundi umufite kuki utirinda kuvuga ibintu bishobora jewe yanavuge ko mba ndi mu kazi azayumva nakabyo kandi uvuga ko ku ruhande ari byo mwavugaga na nzovu nyine n'inzovu twe turi kuvugana ibyo ngibyo shatse kuza mwana none ngo wari ugiye kurwara stroke y'iki mwiraminzi iyihe minsi abantu baramumagaraga wese we ngo nyine abantu bambwiraga buri muntu wese ngo bagusize akagambane ngo kugira ngo uzime mani baramamagaraga numvaga phone harabyageze phone rwose nyikuraho numva ngiye gusara pe ubu ngo niyo mpamvu rero tutagomba kwemera ko udahangayitse ko uzakora ibyo ushoboye utangiye kumubeshabesha twenda oya njye nabira ibintu nabivuze mbere atarazana na Diane kandi yatubwiye ko ari uyu munsi wamubwiye ngo wamuguriye kaburushete kubeshya ari umunsi yigeze kubivuga hano twicaye hano nega ubuse uwo wagura wese nagura kuko ngo hari inyungu ushaka ariko warababaye nawe wumva ukuntu wamubabaje uje urababara ugira ishyari rirakurenga abantu mpaka abantu bahita baribona gutya none uri garagara ase ishyari ni gute ishyari ni ugufureka utangira kuvuga nabi buri kimwe cyose ako mwajye mubana nk'uko yakabana n'umugore we iyo bimunaniye aragenda yakumva ameze neza akagaruka kandi uzajya nk'umugore we yajya bamaze umugore we ntabwo ajya acinya umugabo we umuntu wese agira uko amera nk'uko nanjye ngo nashaka kuzajya ese bya bintu by'inzembe zo bakunda kukubwira ni ibiki wabisobanura ngo inzembe umuntu aba barasiramuye none se niko byagenze kuko nigeze kumva warigeze kubisobanura ngo byagenze ese umuntu nahuye nawe ko ari papa w'umwana oya ndabaza inzembe ngo mupfumu ngo mwagiye ngo ufite imyaka ngo indasago babyita indasago njye nta nizo ngira mu mugongo wanjye nanjye nzi ko banyebye ariko naziriri mu mugongo wanjye bagutebye wo gushaka wiki nyine twagiyeyo baravuga nyine baravuze yaduha igiceri cya senkani uwo muntu uwo mupfumu ngo tugende ngo duhige uduceri tw'atanu dutanu twiruka muri iyo karitsiye uduceri tw'atanu turatubura turaza ariko nimwe mwari mwamwishyiriye mushaka iki kuri gahunda yanyu njyewe muri ampurange yambwiye ngo tugende ngo tuzabona aho abagabo bakire turagenda ngiye kubona mbona ayabuze afata ingata nyine ingata afata urukoma ararugira nk'ingata ayigushyira hano ku mutwe ibibazo byose urabyikorera afata rwa rwembe akata ingata uzimbuye ati ubwo kabaye umugabo w'umukire ako wasanga nuba ugiye no kumubona adasubiye kumubona oya ntabwo nari kare kuri umuntu ashaka kwirira udufaranga kandi n'umwe ajya bitubwira ati reka cyagene nishonje muracyavugana kandi ari papa wa Kiwingo ga yari imitwe ye ariko se papa wa Kiwingo yari umupfumu kera Egomba ubwo rero tugira ngo ni ngokerano bazaga bagapaka mu modoka ngo baje kwirogoroza niba ari kurogoroza turavuga ati bure bwari umupfumurika tugenda akadupfumaguriza mushaka abagabo baba boss ako amafaranga mwayahize kera ntago yankigene cyako niyo misi nani misi yashize nese nshaka umugabo urabwira icyo abana banga kwiga ababyeyi babatsindagira kwiga bakabyanga kuko ubu ngubu ibo warize neza ubu wakagombye kuba wenda ushobora gusanga uri umuyobozi mu karere uyu munsi papa wamubwira ati kutiga mama akambwira kutiga message bitewe n'ukuntu njya nakundaga ishuri kuntu nanga kugira ngo batamyutsa njya guhinga nabyuka kugira ngo njye nigire ku ishuri Imana kwiga ni byiza pe
nakundaga ishuri kuri rwa rwego rwose waje kuryanga ryari natumvaga ko kwa gatandatu hatagera kugira ngo najya naruhuka ariko ubwo nuko wangaga kujya mu mirimo kuko Imana yari inzi ubwenge uzi ko yakuze kunumvaga icyongereza n'imibare nanuzana na social study byabaga mu bwonko bwanjye mu mutwe wanjye iyo nanaga umwarimu w'icyongereza nahitaga mvuga ati none se imibare warayumvaga 50 plus 50 50 plus 50 aga plus no guteranya 50 plus 50 equal 100 iyo niyo mibare waruzi si uguteranyara ni uguteranya ni ijana ni 100 50 divided by 50 50 divided by 50 50 divided by ni verbo ariko ni verbo divide nyine ni verbo nibwo ni divide ni verbo ni divide nyine ubwo no gufata imibare nyine ugereka kikaya gutyo narabyibagiwe pe ubwo nsiga adime usigaye ufite ibintu byinshi mu mutwe bamfite ibintu byinshi kwitajya kwivugana n'abagabo ibindi shere wanje cyagenda mu mutwe wanjye habwa ari umugabo nako ishuri nekereza kuri mu gitondo kwize homework wasigaye arimo abagabo gusa ubwo bajya bashanya ifoto bakerekana umutwe aba arimo abagabo gusa umugabo nawe ari aho ngaho atekereza amafaranga gusa naho no kuri Imana kwiga ni byiza ngiye yonza kwiga ariko umupolisi ngiye se no kukubeshya niko undi n'amati nimba umupolisi niko ngiye mpagaritse n'imodoka nzikinisha byonyine nkaza ati ngo ni mwikomereze nawe ufite ubwenge cyamaiste nawe umugabo wawe niyo ufite ibitekerezo nk'ibyo aravuga kuko agiye gushaka iki oya no kuri Imana uramwendi wambaye umuntu wese yanakubonye n'abandi banywa za mukaro iyo bakikubona zitazibashiramo wagiye iwanya ariko ngo barayikata imodoka ikindi gihe ntabwo neje bundi aka makuru ari banzo batubwire ngo nuko uriya muntu wakujyanye nyine na ba pateri ngo nawe nyine ngo ni umuntu wawe buriya ujyanye twariganye ngaho ibaza abantu bamwe nawe mu mwiganye batunze amamodoka twariganye kandi twariganye ngo mwate ngo ino ngo ayangaye unjyane mu rugo ndumva atari ibintu birenze nyine tuve kuri ibyo ngibyo ariko urumva byibura we yaremeye yariga akora iki n'iki wowe urangije wowe ujya kuryama gusa cyane pe we ariko reka mugeregane gukurikiza umuryango wo kwa mama uzi ko umunyagukuru wanjye bamuzanye i Kigali ntabwo nongeye gusubira mu cyaro famiye yo kwa mama n'abakire hari ababano Kacyiru bafite amamodoka n'ibiki baravuye kumuzana n'imodoka baramuzana ntabwo mushaka asazere i Kigali hari aba muri Kenya ni abasirimu nyine n'abakire ariko wo kwa papa ni wowe wabananiye gusa oya ngiye ariko nyana na character zanjye nizo kwa mama nawe nyamaca gukurikiza umuryango wo kwa papa ko umuntu se bavuga ko akurikiza kwa papa oya niyo ndi gusenga mbwira Imana ndikareke ngende ndo kwa mama pe kuko ukurikije umuryango wo kwa papa man nawe ndetse ko ni danje ubwo ngubwo kweri ukemera ukavuga gutyo uzana papa iyo turi kuvugana ndamubwira ati pe panago nduwaho pe agaseka ku mwana wanjye we kubera yuko nta kantu bifitiye ntabwo ari ibyo nyine famiye yo kwa mama ni abasirimu barize barangiza kaminuza za segonderi ariko uwo kwa papa umuntu wize amashuri menshi ni wa gatatu primaire urumva se atari wowe wakurikije nyine nakurikije he wowe amenshi wize se nangahe mu wa gatanu urumva wowe uguri inyuma kandi ari njyewe na musaza wanjye wundi wo kwa datacu twize amashuri menshi nimwe urwaye rwo kwa papa wanyu mwize menshi of course burana nozana nanora murumuna wanjye yagarukiye mu wa kabiri akazabwira mama ati mbabara uyu munsi mbwira ahantu ndi bujye guhinga ariko ninjye ku ishuri akunda isuka kubi ubwo rero ibyo byose ni bya bindi rega nawe rero umwana uza gukomoka wese uzamenye ko yize urunira wanjye azakurikiza kwa se kwiga ni byiza kwiga ni by'agaciro ko runira mama afite ubwenge nk'ubwanjye kera narafataga umutwe
nega papa kambwira ati mbere yuko abandi bose bagiye banza wicare ari ubanza ry'uwo muceri n'ifiriti Wenyine. numara guhaga abandi baze barye kubera ubwenge wari na ufite fanta abantu ugasanga abayo 40 njye nabayo wa 8 wa 4 byaje gukunaniza ikiza ese nzi Kigali baragushyutse ese undi bancikishije inshuro 3 zose mama za kunkurikirana mama yari umujyanama w'ubuzima kandi abize abajyanama b'ubuzima nuza za motorora za telefone nyine bahuza abajyanama b'ubuzima bahamagarana ku buntu niyo mama phone yari afite shakera ndi ikicura uzi ko bavuga ngo muri phone ngo harimo 0 nkibaza kuntu muri phone habamo 0 nyine nama initarimo mama tunze wari bure kabisa ndinore yishakira igisubizo stories zawe ni ndende kabisa